abakunzi b'Iriba News turabasuje. Uyu munsi tugiye kuganira n'umugabo w'igihangange rwose kubera uruhare rwe mu kubungabunga cyangwa se guharanira uburenganzira bw'umwana. By'umwihariko uyu mugabo tumwita Papa Buhinja. Ni akazina yahawe kubera nyine urwo ruhare rwe rwo kwita ku burenganzira bw'abana. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turibanda cyane ku kibazo igihugu cyacu gihanganye nacyo, ikibazo cy'inda ziterwa abangavu. Twebwe nka Karado twakoze ubushakashatsi bwa mbere, nakwita nk'ubwa mbere ku kibazo cyo gusambanya abana no kubatera inda. Noneho birangije tubumurikira leta n'izindi nzego n'abafatanyabikorwa, ndetse dukora n'ubuvugizi nyuma yaho kugira ngo ibyavuye muri bwa bushakashatsi ikibazo cyari cyagaragaye kibe cyashakirwa igisubizo, buri wese abigiremo uruhare. Ikindi ni uko twubatse ubushobozi bw'imiryango ya sosiyete sivile kugira ngo nayo imenye uko ikibazo gihagaze, nayo igira uruhare mu guhangana nacyo. Hariho ndetse no kuba twaratanze ubufasha cyangwa dutanga ubufasha mu by'amategeko ku bana bahohotewe bagaterwa inda, noneho no kubahugura no kubasubiza mu buzima busanzwe. Dufite abo twishyurira amashuri biga imyuga kugira ngo basubire mu gihugu. Aho muhagurukiye rero hari abatunga agatoki izo nzego uvuga, bakavuga ati bihutira gufunga cyangwa se ibihano biraremereye. Ibi bihano nabyo bikagira ingaruka kuri wa mwana n'uwo yibarutse. Iki kintu mukivugaho iki? Gufunga byo ni ngombwa, ahubwo twebwe tubona banafunga buhoro, kuko kugeza uyu munsi mu bihumbi bigera mu ijana byateye abana inda cyangwa abana batewe inda, nta nubwo turagira n'abagabo barenga 1010 bari bakurikiranwa. Ku bwanjye babafunga bose cyangwa ku bwacu, kuko buriya gufunga umuntu baba barinze n'abasigaye kugira ngo niba yarasambanyije umwe ashobora no gusambanya abandi cyangwa n'abandi bakareberaho. Ibihano ntabwo biremereye, impamvu ibihano bitaremereye, ahubwo twibaza impamvu abantu badatinya ibihano. Twibaza impamvu abantu, icyaha kiraremereye, iyo icyaha kiremereye n'ibihano bigomba kuremera. Ahubwo umuntu akibaza kuki abantu badatinya ibihano bagakomeza kubikora, kuko baramutse boroheje igihano kikaba gitoya, abantu bose bajya basambanya abana kubera ko reka dufate urugero kuri kese y'umugabo umwe ntari buvuge izina, yateye umwana w'umukobwa inda, barabyarana. Muri kwa kubyarana akajya amufasha, akamuha ibyo kurya, akagaburira abana, akamukodeshereza inzu. Uyu munsi umugabo arafunze, wa mukobwa n'abana be bari kwicwa n'inzara, bari gusaba ibyo kurya umuhisi n'umugenzi. Iki kintu cyo gufunga nyirabayazana ariko utareba kuri baba abagenerwabikorwa basigaye, wa muryango yafashaga, ugasigara noneho wa muryango ari umutwaro kuri leta. Cyo mukivugaho iki? Gufunga byo ni ngombwa, nta hirengagije ingaruka zizaza nyuma yo gufunga, kubera yuko buriya udafunze abantu babikorera ubwende. Rero ahangaha ikibazo kiba kirimo ubundi nibyo wenda bitarashyirwamo n'ingufu nyinshi cyane. Ubundi uriya muntu yamaze gufungwa, hakaba hahita harebwa ku mitungo ye, hakavanamo indishyi ziratunga wa wundi asize na wa mwana usigaye. Byagaragara yuko wa mwana atishoboye, ugahita aba umutwaro wa leta, byumvikane ko abatishoboye bajya mu nshingano za leta. Ikindi nanone ni uko uyu mwana afite ababyeyi, abakiri umwana nyine. Uriya mwana wabyaye nawe abakiri umwana, kandi ababyeyi bafite inshingano ku mwana, bagomba kumwitaho nk'uko bita ku bandi bana. Muri kese mwakira nta bana baza bababwira bati nubwo mumufunze ariko niwe wamfashaga, niwe wanyitagaho? Ntabo mwakira? 90% niko bimeze. Hari n'abazindukira kuri gereza bashaka ngo babafungure kubera ko yamufashaga. Ariko rero ntabwo umuntu yafungurwa kugira ngo akunde afashe. Ari ibyo abantu bose bafite amafaranga bajya basambanya abana kugira ngo bazafashe. N'ubundi gufunga n'amaburakindi, ntabwo twishimiye ko abantu bafungwa. Gufunga bundi kiza ari nk'icyemezo cy'amaburakindi, ariko kigomba kugenda. Uretse na wa mwana asize yabyaye, abenshi ni abagabo bafite n'abagore. Abasize ibibazo bitatu: abafite ikibazo cya mbere cya wa mwana yabyaye n'uwo yateye inda, agasiga ikibazo cya kabiri cy'umugore we asize ubaye umupfakazi ku myaka 20 cyangwa 25 y'igifungo ni minini, agasiga n'ikibazo cy'abana yabyaranye n'uwo mugore we wundi. Ubwo rero ni ibintu bifite uruhererekane rw'ibibazo bikomeye, ariko nta kundi kuntu byagenda. Nta wundi muti mubona wavugutwa utari igifungo? Umuti ukwiye kuvugutwa ni ukwirinda. Nta wundi muti wari. Umuti ni ukwirinda. Umuti ni ukubwira abana bakirinda abagabo. Umuti ni ukubwira abagabo bakirinda abana, bakirinda gusambanya abana. Umuti ni ugukumira, niwo muti wa mbere. Nawo nta wundi muti wari, kuko gusambanya umwana ni icyaha kinakomeye cyane, ndetse kigiye no kuba n'icyaha kidasaza. Kuba ari icyaha gikomeye rero nta wundi muti wari uretse kwirinda cya cyaha kiratuma mpura na bya bibazo.
hanze aha hari imvugo ivuga ko abana b'ubu cyangwa utwana tw'ubu ngo natwo dufite ubushyuhe, natwo hari imvugo isa nkaho ari nyandagazi ariko ikoreshwa twibambaza ku bagabo, twibambaza ku basore, nitwo nyirabayazana. Namwe murabibona? Bo ntabwo navuga ngo ni ubushyuhe, kuko abana basambanywa bari hagati y'imyaka 15 kugera kuri 18 baba bari mu kigero n'ubundi bita adolescence. Adolescence ushatse wabyita ngo ni ubushyuhe bw'umubiri, kuko ari kugira impinduka mu mubiri. Uko gushyuha rero bituma yifuza abagabo. Of course, uyu mwana ari muri adolescence aba ari muri cya kigero nyine cyo kwifuza abagabo. Rero aho ngaho haba hakeneye ibintu bibiri. Haba hakenewe yuko ababyeyi b'umwana bamuba hafi kugira ngo anyure muri cya kigero cya ya myaka yiwe adahuriyemo n'ibindi bibazo. Bamuganirize, bamusobanurire ubuzima bw'imyororokere, bamubwire ukuntu agomba kwifata muri ya periode afitemo bwa bushyuhe bw'umubiri bitewe n'impinduka ziri kumubaho. Ahangaha ni naho nanone abagabo ba bandi basambanya abana bagomba kumenya ngo uyu mwana ari muhe myaka. Niba umwana se aje afite ubwo bushyuhe nk'uko babyita, nanjye shyuhe se y'umwana aje afite ubushyuhe, yuzi n'ingaruka zirimo urakonje. Yukonje uramwirinda ahubwo ukamugira inama. Niyo mpamvu rero bakwiye gufashwa kunyura muri cya kigero cy'ubwangavu cyangwa cy'ubwa adolescence kugira ngo babashe kudahura n'izo ngorane zo gusambanywa cyangwa guterwa inda. Hari abavuga ko mu kubwira aba bana kwirinda abagabo no kwirinda ibishuko hajyamo no kubaha imiti ibuza gusama. Kuri iyi pozisiyo uhagaze he? Njya ahantu mpagaze nuko imiti ibuza gusama atari yo ya mbere, kuko ntabwo waha umuntu imiti ibuza gusama utazi ko azanasama. Ubwo icyo gihe uba umushoye ngo najye muri bwa busambanyi kubera ko afite imiti iratuma adasama. Oya, ni ukwirinda, ni ukumurinda. Mbo ntabwo aho bishoboka bayikoresha, ntabwo wenda tubirwanye 100%, kuko niyo agiye kwa muganga amaze guhura n'icya kibazo baramuha imiti iratuma adasama. Aho bishoboka bayikoresha, ariko ntabwo ari cyo dushyize imbere. Icyo dushyize imbere ubwo ni ugutuma batakore, ni ukugira ngo babanze bakure, bazakora ibyo bintu bamaze gukura imyaka ibibemerera, birinda kuko no kuyikoresha buriya uriya mwana wanamenyereye ibintu byo gusambana yamaze kumenyera n'iyo miti, iriya miti ishobora kumugiraho ikibazo, ashobora no kumenyera akamenyera ko azajya ahora abikora, akanywa imiti akaba yavanamo na sida. Kuko rega ntabwo duhanganye n'inda gusa, sida seyo n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, byose tugomba kubireba tukamenya ngo hagati y'ikibi n'ikiza duhitemo iki. Yego. Hari abana tuganira bakatubwira bati nkanjye byaba byiza bampaye iyo miti, ariko iyo tugiye kwa muganga bagusaba kujyana n'umubyeyi bakanayikwima. Uburenganzira bwabo burahohoterwa? Bo kugeza umunsi niko itegeko rivuga yuko umwana ugiye gufata imiti yo kuboneza urubyaro agomba kuba ari kumwe n'umubyeyi, kuko umwana akenshi na kenshi burya umwana nyine aba ari umwana, agomba kuba ari kumwe n'umuntu mukuru cyangwa n'umubyeyi wiwe. Ntabwo ubuzima bwe buhohoterwa kuko aba ari ukugira ngo n'umubyeyi amenye ngo iyo miti agiye kuyikoresha icyo areka. Kuko iyo utabikoze gutyo nibyo natangiye mvuga, ntabwo tugomba gushumura abana, ngo tubabwire ngo mugende mufate imiti murangiza mujye gusambana. Ntabwo byaba ari byo, ahubwo ni ugushyiramo ako kantu ko kuvuga ngo azane n'umubyeyi, ni nko kugerageza kubatinyisha kugira ngo bumve yuko ibyo bagiye gukora ari amakosa, nibura nubwo bose batabyumva, ariko hari bake nibura twaramura bakumva yuko cya kintu ari kibi, akumva ko namutuma umubyeyi bikamutera isoni ryo kuzana umubyeyi, agahitamo kwirinda. Rero ntabwo twashumuna ngo bagende bafate ya miti, aho bishoboka barayifata cyangwa banayifata, ariko ntabwo ari cyo gikwiye gushyirwa imbere kurenza ibindi bisubizo bishobora kuba byaboneka. Uruhare rw'ababyeyi noneho mu guhishira abasambanya abana, uruhare rw'ababyeyi mu gukemurira bya bibazo mu miryango bihagaze bite ubu? Kugeza uyu munsi nubwo atari bose, ariko hari ababyeyi bagerageza kunga abana n'ababateye inda. Hari bitewe n'ibintu bibiri: hari udufaranga babashukisha bigatuma bamenyera ko udufaranga ntibavuge, bakabwira n'umwana ngo ntazavuge. Icya kabiri, hari ukuntu uwo muntu wabikoze bafitanye isano. Ni nyirarume wa mwana, ni musaza, nabyo bijya bibaho, cyangwa undi muntu afitanye isano ya hafi, cyangwa undi muvandimwe wa hafi, akavuga ati ntabwo turafungisha umuvandimwe. Ibyo bigatuma rero ababyeyi bahitamo kunga cyangwa guhishira wa muntu wahohoteye umwana kugira ngo birinde za ngaruka z'ubuvandimwe, cyangwa bakomeze babone za ndonke bari kugenda babona kuri wa mwana. Ariko ababyeyi bavuga ko baba birinda n'amakimbirane yo mu miryango. Amakimbirane yo mu miryango, bati aho kugira ngo tuzabe abanzi n'abavandimwe, reka tubikemure muri ubu buryo
ako kantu k'ubuvandimwe ko ntigakwiye gusigasirwa se? oya ntabwo akwiye gusigasirwa kuko umuvandimwe waguhemukiye se aba ari umuvandimwe nyabaki, nubwo yaba ari umuvandimwe nyine ugomba kumutanga bakajya kumwigisha kuko bamaze kumugorora aragaruka. rero ako kuvandimwe ko kabaho cyane, abenshi banabikora gutyo kuko bati bamugana ntabwo ndafungije umuvandimwe cyangwa amakimbirane, kuko hari nk'ingo dufite nkeya zifite amakimbirane hafi kwicana. Abo ku ruhande rw'umuhungu baravuga ati muzagira amahoro ari uko umuntu wacu yafunguwe, ku buryo rwose no kurogana no kwicana bya bindi bisanzwe bishobora kuba byakorwa bitewe n'ayo makimbirane. Rero icyiza kandi nanone kuvuga ngo uririnda amakimbirane ngo wange kuvuga waguhemukira umwana, ejo azahemukira n'uw'abandi, uzongera ahemukira uwawe. Nkeka gukemura amakimbirane atari uguhishira, ahubwo wamutangaza, noneho inzego zishinzwe zigakora akazi kabo, noneho hakabaho nyine wenda amakimbirane yavuka abantu bakagerageza kuyakemura. Ariko ibyo bijya bibaho cyane yuko abantu birinda amakimbirane hejuru y'igihombo nyamara cy'umwana. Reka tugaruke ku bihano noneho, tugaruke no kuri cya kintu cyo gufunga. Abagabo bose batera abana inda cyangwa babasambanya, niyo batabatera inda, bafashwe bagafungwa, kuko ndibwira ko atari bose bafatwa, hari abacika. Bafashwe bagafungwa bakajya muri gereza, cyangwa se bafashwe bitewe n'uburemere bw'icyaha bakoze bagahabwa imirimo nsimburagifungo, bakabambika cya kiboro ku kaguru. Ntibyaba byiza? Hari amategeko mpanabyaha tugenderaho, hari ibihano bitewe n'uburemere bw'icyaha. Icyaha gifungirwa imyaka iri hejuru ya 20 ntabwo kijya kigirwa izo mbabazi cyangwa kijya kigirwa izo nyoroshyo ngo umuntu agenda akora imirimo nsimburagifungo. Yakoze imirimo nsimburagifungo ayikora atahiwe, akaba yahemukira n'abandi. Rero iki ni kimwe mu byaha biremereye bitatuma izo nyoroshyo zibaho. Wenda umuntu bafatanye wenda ari kunywa itabi n'urugero, cyangwa kubisa umuntu urushyi akamukomeretsaho gatoya n'urugero, bashobora kumuha icyo gihano nsimburagifungo kugira ngo bagabanye ubucucike muri gereza. Ariko ibi ni bimwe mu byaha ndengakamere cyangwa mu byaha bikomeye bitajya bigirwa izo mbabazi zose, kuko niyo umukuru w'igihugu atanze imbabazi ntabwo umuntu wasambanyije umwana ari mu rutonde rw'abemerewe guhabwa imbabazi uko byagenda ko ariko kose. Niyo mpamvu rero abantu bakwiyerega kumenya n'uburemere bw'iki cyaha, n'ibyo nanjye mba mvuga bakirinda ikintu kiragufungisha imyaka 25, imyaka 20, ikintu kitagira inyoroshya cyaha. Abantu bakwiye kumva uburemere bw'iki kintu kurenza uko mbere yo kujya gusambanya umwana akabanza agatekereza gatatu ku ngaruka zizakurikiraho. Mukurikije uko guhana bakoze iki cyaha bigenda, uburyo ubutabera butangwa, mukurikije n'ibibazo mwakira hano, ubutabera buratangwa uko bikwiye? Iyo byamenyekanye kugeza umunsi ikibazo dufite ni amakuru. Abana bahisha amakuru, ababyeyi bahisha amakuru, ku buryo usanga ibirego bigera muri RIB ari bikeya, n'ibigezo rimwe na rimwe bikagira ibimenyetso byarasibanganye. Ugasanga wenda abantu babyise ko atari ubutabera abantu bari guhabwa, ahubwo ari uko ubutabera bwabuze abantu bukurikirana. Haracyarimo izo mbogamizi, ariko ababashije kugera imbere y'ubutabera rwose ubutabera buratangwa 100%. Ku kijyanye n'ubushobozi, hari aho wavuze ko mufasha abana byo kubashakira abavoka hari? Yego. Icyo cyo gihagaze gite? Hari abanga gutanga ikirego wenda bitewe n'amikoro? Ubundi kino cyaha nta mikoro gisaba. Kujya gutanga ikirego cy'uwasambanyije umwana cyangwa cy'umwana wasambanyijwe nta kindi gishoro bisaba, kuko na wa mwana y'urubanza ruri kuba ntabwo akenera umwavoka wo kumwunganira, ahubwo abavoka twashyizeho nabi nabo kumufasha kuregera indishyi, kuko muri ibi byaha uwabikoze ababurana n'umushinjacyaha. Umushinjacyaha ntabwo afite kompetansi yo kuregera indishyi, ahubwo indishyi hakenerwa icyo twita partie civile iza kuregera za ndishyi. Nibo bavoka twashyizeho kugira ngo urubanza rw'umwana niba rutangiye hinjiremo n'umuntu ufasha uregera indishyi kugira ngo azaprononce igihano harimo n'indishyi, kubera yuko byagaragaye yuko abana benshi bacitse intege cyangwa bacika intege yo gutanga ibirego, kuko ati umuntu wanyeheraga 1000 munamufunga imyaka 20 nongere kugira icyo mva nahe. Ariko iyo bumvishe yuko hari indishyi zishobora kuvamo batinyuka gutanga amakuru. Niyo mpamvu rero twashyizeho abantu bo kubafasha kugira ngo batange ibirego, ariko banaregera indishyi kugira ngo wa mwana atazasigara abayeho nabi, kandi wenda uwamuhemukiye afite imitungo hagira ikivamo kugira ngo nawe kimufashe. Uruhare rwa sosiyete sivile cyangwa se na leta mu kubwira ababyeyi cyangwa gusobanurira abanyarwanda uko ikirego cy'iki cyaha gitangwa, kurumva hari ababazi ko bisaba gutanga ya magarama, gutanga ibiki n'ibiki, kavuga ati si ubushobozi nzabwikurira. Hanyuma uruhare rwanyu noneho kumenyesha ababyeyi aya makuru.
uruhare rwacu n'ubundi ni ubukangurambaga nk'uko tumenyesha abanyarwanda andi mategeko ariho mu gihugu, n'ibi tubivugamo kugira ngo bamenye uko babigenza. Ivine n'abana turabibabwira ko inzira ya mbere ni ukunyura ku Isange One Stop Center bakamukorera iby'ibanze, ya kabiri akajya muri RIB bagakora dosiye ikajya mu ubushinjacyaha bakaregera urukiko. Ubwo rero ayo makuru turayatanga bishoboka byose kugira ngo banumve yuko gutanga ibi bintu ari ubuntu. Ivine yewe n'ibyo byabaye ngombwa gupima ADN, igihe abantu bakuru bishyura mu gupima ADN, abana ntabwo bishyura. Rero abantu bakwiye kubimenya kugira ngo batazagira inzitizi cyangwa imbogamizi zatuma badatanga ibirego kubera ko badafite amakuru. Turi ku nama abana bakwiye kugirwa, nibagiye kukubaza ku kijyanye, hari abatunga agatoki ikoranabuhanga, bavuga ati ikoranabuhanga riri mu ryongereye bwa bushyuhe mu bana batoya. Bivuze ngo ikoranabuhanga rirashinjwa ko, mukibona gute iki kintu? Ku ruhande rumwe nibyo, kuko hari abana bajya mu busambanyi, hari ibyo birirwa bareba amaporono ku matelefone yabo, ku ma laptop ku bayafite, barebamo n'ibindi bintu by'urukozasoni nk'ibyo ngibyo. Rero ahangaha icyo tuvuga igikwiye kubaho ni uko ngira ngo mu Rwanda dufite icyo bita itegeko cyangwa politike yo kurengera umwana ku ikoranabuhanga. Bari no developinga na system ku buryo hari ama system azajya mu matelefone cyangwa mu mashini ku buryo umwana uri munsi y'imyaka 18 haba harimo sensor imumenya yajya kwa ntagiragise kuri ya mafoto y'urukozasoni cyangwa byandi by'urukozasoni. Ariko ikiriho ni ikihe rero? Ikoranabuhanga ntitwarihagarika ni naryiza, ariko abana bakwiye kwigishwa pararikoresha gute. Niba umubyeyi agura umwana telefone yo kwigiraho akurikirana neza ko ayikoresha yiga mu by'ukuri. Niba ku ishuri hari amalaptop, abana bafite laptop chat, bamenye yuko ari izo gukoresha biga cyangwa bakoreraho bya bindi bijyanye n'amasomo yabo, atari izo gukorera gushakira amafoto y'urukozasoni cyangwa amaporono. Rero ngira ngo ni ibintu bikwiye gushyirwamo ingufu ku buryo abana barabana gute n'ikoranabuhanga. Ubwo nkeka bimaze igihe biganirwa ku buryo hari kurebwa uburyo bashyira systeme zose zishoboka mu matelefone no mu mamashini ku buryo abana batagira gise kuri amafoto y'urukozasoni, kuko byumvikana n'ubundi hari igihe bajya bakubikora bari kuvuga ngo twarabibonye naka tujye kureba uko meze. Hari abana tuganira bakatubwira bati nkanjye byaba byiza bampaye iyo miti, ariko iyo tugiye kwa muganga bagusaba kujyana n'umubyeyi bakanayikwima. Uburenganzira bwabo burahohoterwa. Kugeza umunsi niko itegeko rivuga yuko umwana ugiye gufata imiti yo kuboneza urubyaro agomba kuba ari kumwe n'umubyeyi, kuko umwana akenshi na kenshi burya umwana nyine aba ari umwana, agomba kuba ari kumwe n'umuntu mukuru cyangwa n'umubyeyi wiwe. Ntabwo ubuzima bwe buhohoterwa kuko aba ari ukugira ngo n'umubyeyi amenye ngo iyo miti agiye kuyikoresha icyo areka. Kuko iyo utabikoze gutyo nibyo natangiye mvuga, ntabwo tugomba gushumura abana, ngo tubabwire ngo mugende mufate imiti murangiza mujye gusambana. Ntabwo byaba ari byo, ahubwo ni ugushyiramo ako kantu kuvuga ngo azane n'umubyeyi. Ni nko kugerageza kubatinyisha kugira ngo bumve yuko ibyo bagiye gukora ari amakosa, nibura nubwo bose batabyumva, ariko hari bake nibura twaramura bakumva yuko cya kintu ari kibi, akumva ko namutuma umubyeyi bikamutera isoni ryo kuzana umubyeyi agahitamo kwirinda. Rero ntabwo twashumuna ngo bagende bafate ya miti, aho bishoboka barayifata cyangwa banayifata, ariko ntabwo aricyo gikwiye gushyirwa imbere kurenza ibindi bisubizo bishobora kuba byaboneka. Uruhare rw'ababyeyi noneho mu guhishira abasambanya abana, uruhare rw'ababyeyi mu gukemurira bya bibazo mu miryango bihagaze bito? Kugeza uyu munsi nubwo atari bose, ariko hari ababyeyi bagerageza kunga abana n'ababateye inda. Hari bitewe n'ibintu bibiri: hari udufaranga babashukisha bigatuma bamenyera ko udufaranga ntibavuge, bakabwira n'umwana ngo ntazavuge. Icya kabiri, hari ukuntu uwo muntu wabikoze bafitanye isano, ni nyirarume wa mwana, ni musaza, nabyo bijya bibaho, cyangwa undi muntu afitanye isano ya hafi, cyangwa undi muvandimwe wa hafi, akavuga ati ntabwo turafungisha umuvandimwe. Ibyo bigatuma rero ababyeyi bahitamo kunga cyangwa guhishira wa muntu wahohoteye umwana kugira ngo birinde za ngaruka z'ubuvandimwe cyangwa bakomeze babone za ndonke bari kugenda babona kuri wa mwana. Ariko ababyeyi bavuga ko baba birinda n'amakimbirane yo mu miryango, bati aho kugira ngo tuzabe abanzi n'abavandimwe, reka tubikemure muri ubu buryo. Ako kantu k'ubuvandimwe ko ntigakwiye gusigasirwa se? Ntabwo akwiye gusigasirwa, kuko umuvandimwe waguhemukiye se aba ari umuvandimwe nyabaki. Nubwo yaba ari umuvandimwe nyine ugomba kumutanga bakajya kumwigisha, kuko bamaze kumugorora aragaruka. Rero ako kuvandimwe ko kabaho cyane, abenshi banabikora gutyo, kuko bahita bamugana ntabwo ndafungije umuvandimwe cyangwa amakimbirane, kuko hari nk'ingo dufite nkeya
zifite amakimbirane hafi kwicana, abo ku ruhande rw'umuhungu baravuga ati muzagira amahoro ari uko umuntu wacu yafunguwe. Ku buryo rwose no kurogana no kwicana bya bindi bisanzwe bishobora kuba byakorwa bitewe n'ayo makimbirane. Rero icyiza kandi nanone kuvuga ngo uririnda amakimbirane ngo wange kuvuga waguhemukira umwana, ejo azahemukira n'uw'abandi, uzongera ahemukira uwawe. Nkeka gukemura amakimbirane atari uguhishira, ahubwo wamutangaza, noneho inzego zishinzwe zigakora akazi kabo, noneho hakabaho nyine wenda amakimbirane yavuka abantu bakagerageza kuyakemura. Ariko ibyo bijya bibaho cyane yuko abantu birinda amakimbirane hejuru y'igihombo nyamara cy'umwana. Reka tugaruke ku bihano noneho, tugaruke no kuri cya kintu cyo gufunga. Abagabo bose batera abana inda cyangwa babasambanya, niyo batabatera inda, bafashwe bagafungwa, kuko ndibwira ko atari bose bafatwa, hari abacika. Bafashwe bagafungwa bakajya muri gereza, cyangwa se bafashwe bitewe n'uburemere bw'icyaha bakoze bagahabwa imirimo nsimburagifungo, bakabambika cya kiboro ku kaguru. Ntibyaba byiza? Hari mu itegeko mpanabyaha tugenderaho, hari ibihano bitewe n'uburemere bw'icyaha. Icyaha gifungirwa imyaka iri hejuru ya 20 ntabwo kijya kigirwa izo mbabazi cyangwa kijya kigirwa izo nyoroshyo ngo umuntu agenda akora imirimo nsimburagifungo. Yakoze imirimo nsimburagifungo ayikora atahiwe, akaba yahemukira n'abandi. Rero iki ni kimwe mu byaha biremereye bitatuma izo nyoroshyo zibaho. Wenda umuntu bafatanye wenda ari kunywa itabi n'urugero, cyangwa kubisa umuntu urushyi akamukomeretsaho gatoya n'urugero, bashobora kumuha icyo gihano nsimburagifungo kugira ngo bagabanye ubucucike muri gereza. Ariko ibi ni bimwe mu byaha ndengakamere cyangwa mu byaha bikomeye bitajya bigirwa izo mbabazi zose, kuko niyo umukuru w'igihugu atanze imbabazi ntabwo umuntu wasambanyije umwana ari mu rutonde rw'abemerewe guhabwa imbabazi uko byagenda ko ariko kose. Niyo mpamvu rero abantu bakwiyerega kumenya n'uburemere bw'iki cyaha, n'ibyo nanjye mba mvuga bakirinda ikintu kiragufungisha imyaka 25, imyaka 20, ikintu kitagira inyoroshya cyaha. Abantu bakwiye kumva uburemere bw'iki kintu kurenza uko mbere yo kujya gusambanya umwana akabanza agatekereza gatatu ku ngaruka zizakurikiraho. Mukurikije uko guhana bakoze iki cyaha bigenda, uburyo ubutabera butangwa, mukurikije n'ibibazo mwakira hano, ubutabera buratangwa uko bikwiye? Iyo byamenyekanye kugeza umunsi ikibazo dufite ni amakuru. Abana bahisha amakuru, ababyeyi bahisha amakuru, ku buryo usanga ibirego bigera muri RIB ari bikeya, n'ibigezo rimwe na rimwe bikagira ibimenyetso byarasibanganye. Ugasanga wenda abantu babyise ko atari ubutabera abantu bari guhabwa, ahubwo ari uko ubutabera bwabuze abantu bukurikirana. Haracyarimo izo mbogamizi, ariko ababashije kugera imbere y'ubutabera rwose ubutabera buratangwa 100%. Ku kijyanye n'ubushobozi, hari aho bavuze ko mufasha abana byo kubashakira abavoka hari? Yego. Icyo cyo gihagaze gito? Ubundi kino cyaha nta mikoro gisaba. Kujya gutanga ikirego cy'uwasambanyije umwana cyangwa cy'umwana wasambanyijwe nta kindi gishoro bisaba, kuko na wa mwana y'urubanza ruri kuba ntabwo akenera umwavoka wo kumwunganira, ahubwo abavoka twashyizeho nabi nabo kumufasha kuregera indishyi, kuko muri ibi byaha uwabikoze ababurana n'umushinjacyaha. Umushinjacyaha ntabwo afite kompetansi yo kuregera indishyi, ahubwo indishyi hakenerwa icyo twita partie civile iza kuregera za ndishyi. Nibo bavoka twashyizeho kugira ngo urubanza rw'umwana niba rutangiye hinjiremo n'umuntu ufasha uregera indishyi kugira ngo azaprononce igihano harimo n'indishyi, kubera yuko byagaragaye yuko abana benshi bacitse intege cyangwa bacika intege yo gutanga ibirego, kuko bavuga ati umuntu wanyeheraga 1000 munamufunga imyaka 20 nongere kugira icyo mva naye. Ariko iyo bumvishe yuko hari indishyi zishobora kuvamo batinyuka gutanga amakuru. Niyo mpamvu rero twashyizeho abantu bo kubafasha kugira ngo batange ibirego ariko banaregera indishyi, kugira ngo wa mwana atazasigara abayeho nabi kandi wenda uwamuhemukiye afite imitungo hagira ikivamo kugira ngo nawe kimufashe. Uruhare rwa sosiyete sivile cyangwa se na leta mu kubwira ababyeyi cyangwa gusobanurira abanyarwanda uko ikirego cy'iki cyaha gitangwa. Kurumva hari ababazi ko bisaba gutanga ya magarama, gutanga ibiki n'ibiki, kavuga ati si ubushobozi nzabwikurira. Hanyuma uruhare rwanyu noneho kumenyesha ababyeyi aya makuru? Uruhare rwacu n'ubundi ni ubukangurambaga nk'uko tumenyesha abanyarwanda andi mategeko ariho mu gihugu, n'ibi tubivugamo kugira ngo bamenye uko babigenza. Ivine n'abana turabibabwira ko inzira ya mbere ni ukunyura ku Isange One Stop Center bakamukorera iby'ibanze, ya kabiri akajya muri RIB bagakora dosiye ikajya mu bushinjacyaha bakaregera urukiko. Ubwo rero ayo makuru turayatanga bishoboka byose kugira ngo banumve yuko gutanga ibi bintu ari ubuntu.
even yewe n'ibyo byabaye ngombwa gupima ADN, igihe abantu bakuru bishyura mu gupima ADN, abana ntabwo bishyura. Rero abantu bakwiye kubimenya kugira ngo batazagira inzitizi cyangwa imbogamizi zatuma badatanga ibirego kubera ko badafite amakuru.